ndagira ngo ubwire ngo turi mu bihe by'umwuka wera bifasha ibintu bigiye kubihindura, bifasha ibintu bigiye kubyubika, bifasha ibintu bigiye guha ishusho yabyo. Haleluya, haleluya. Igihe kigeze mwuka wera avuga ngo byara. Turi mu gihe tugiye kubyara, turi mu gihe tugiye kuzukuruza. Oh, yadukunze na kiguzi twe dutanze, yarabikoze kuguru kundorwe. Imirimo yakoreye Karuvari, niyo ndirimbo yuzuye umutima wanjye. Sindi ubarambire, turavuga gatoya. Sinari nzi ko uyu munsi ndibuze kora kuri synthetizer gatoya. Sinari nzi ko undi munsi ndibuze. Hari aho twari twapanze ko turi bugere ku Imana yashimye ngo tuzi uyu munsi. Nabonye umukunzi mwiza, yarankunze namuzi, yafatishije umugozi, arirwo rukundo rwe. Izo ngoyi zizanteye kubimbataye rwose. Wenu wanjye kugeza iteka ryose. Nabonye yego kuzimiza, yaranguze namuzi, yabamuiza wabingo wiyara niha. Yeno n'ibintu mfite byose, bikundi ibyo nunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mutungu. Sinakubaho Imana ihabwa icyubahiro. Turanezerewe ku munsi wa Pentecost. Mwumve mikaze abagore n'abagabo, ariko twese buriya gatura abagore. Yesu yaravuze ngo azagutwara itorero. Twese turabagore. Twese turabagore wa Kristo. Ubwo kandi abantu bahise bavuga ngo ariko uriya muvuga butumwa nawe. Ariko niko bimeze. Yaravuze ngo azaza gutora umugeni. Ntabwo yavuze umukwe. Azagutwara umugeni. Rero ibyahise biransekera gutwara umugeni ufite ubwanwa. Ariko Yesu ni mwiza. Yesu ni mwiza. Hari ibintu bibiri njya nkundira Yesu. Madame Johnson yaravuze ngo nitugera mu ijuru nta bintu bizongera kubaho byo gutegekwa n'abagabo n'abagore. Izo mbumburi zizaba zirangiye. Ari imbumburi zakura. Hari ibintu by'abimbabaza. Uzi kugira ngo umuntu abe yasinze agukubita urushyi mutasangiye. Kandi hari ibintu by'abimbabaza vrema. Kandi byagera nimugoroba yazisinduka. Harya muri Afrika yo hepfo abantu bakuru murahazi. Muri Afrika yo hepfo akongera akakubwira ngo hindukira tubona. Yagukubise. Vrema. Iyo miruho nayo izabigize gute? Izabiranye. Ikindi hari igihe usanga uri ku kazi wawe
kazi kagutwaye kagoye gutwara ukajya wibuka abana mu rugo iby'abana bizaba bigize gute birangiye. Yesu ashimwe cyane. Yesu reka mabwire umuntu azareke kugutwara Marriott, areke kugutwara Serena, areke kugutwara Convention, ariko Yesu wawe azagutwara mu ijuru. Amen. Dushimye Imana ko uyu munsi duhaye umunsi wo kongera kuvuga. Dushimye Imana Mama Johnson, umudamu wa Johnson. Dushimye Imana kubwa Mama Mugisha, Mama Bishop we Imana imumugisha. Ntago twamuvuga Bishop uri Imana imumugisha. Namwe bakristo bavandimwe Imana ibaho umugisha. Duciye bugufi kubwa imbere yanyu suko tuzi kuvuga cyane cyangwa se turi intyoza, ahubwo nuko ari ubuntu bw'Imana twigize gute twagiriwe. Hanyuma pianiste mubwire ntagende kure. Pianiste rwose sinjya mbwiriza umuntu adacuranga. Abe hafi. Reka dusome ijambo ry'Imana. Luka igice cyaho cya mbere turi buhatindeho cyane. Luka igice cyaho cya mbere ndanyarutsa kugira ngo Bishop nawe azatubwirize ijambo ry'Imana. Igice cya mbere ku murongo wa 5. Luka igice cya mbere ku murongo wa 5. Ku ngoma ya Herodi umwami w'Iyudaya hariho umutambyi witwaga Zakariya. Igice cya mbere Luka ndumva bakibumbura. Twese tuhagere. Ni ubutumwa bwizwe na Luka igice cya mbere ku murongo wa 5. Haravuze ngo ku ngoma ya Herodi umwami w'Ubuyuda hariho umutambyi witwaga Zakariya wo mu gabane wa Abiya. Wari ufite umugore wo mu bakobwa ba Aroni witwaga Elizabeth. Karakteristike ya mbere, bombi barabakiranutse imbere y'Imana, bagendera mu mategeko no mu mihango by'ubwami Imana byose, ari inyangamugayo. Ariko ntibagiraga umwana kuko Elizabeth yari ingumba, kandi bombi bari bageze mu zabukuru. Vraiment byari bigeze mu zabukuru. Biragoye gutereta umugore ushaje. Biragoye no gutunga umugabo ushaje nazo biragorana cyane. Abagabo bashaje bagira utuntu twinshi. Ariko isi iracuritse. Abakobwa b'iki gihe ntibagishaka abasore, barashaka abagabo bashaje. Umugabo ushaje ararushya. Shaka umusore mu byumva kimwe. Umusaza ararushya, arakonja, yambara amasogisi aburika. Ararushya cyane, ararushya. Yesu ashimwe cyane. Ariko isi iraruhije mw'abantu. Abakobwa ntibagishaka abasore bangana imyaka, barashaka abasaza. Umusaza ararushya. Afite experience nyinshi kukuruta. Icyo ukoze aba yamaze gukibona. Kandi mu bintu abagore banga kubabwira ikintu bari bagiye gukora. Baracyanga abagore cyane. Wenda si bose mvuze ko wanjye. Iyo mubwiye ikintu yaragiye gukora ahita yivumbura ati nanigiye kugikora, ariko ngo kandi bose bari bagize gute bageze mu zabukuru. Ngo ubwo Zakariya yaragikora umurimo w'ubutambyi imbere y'Imana, kuko umugabane ari ijambo shaka kudutsindagira, kuko umugabane we utahiwe n'igihe ubufindo buramufata. Nuko umugenzo mu batambyi uri ngo ajye mu rusengero rw'Uwiteka kosa bibavu. Muri icyo gihe cyo kokiza bibavu rubanda rugire gute rwasengeraga hehe? Imana yamwijigire gute iduha umugisha. Yesu ashimwe cyane. Tugiye kuganira ku ijambo turi butinde kuri iyi famiye cyane, nubwo ari ku munsi wa Pentecost, ariko turi butinde kuri iyi famiye cyane. Iyi famiye itangiye tubwira inkuru, zitangiye tubwira ko uyu mugabo n'umugore bakoreye Imana, ariko bagakorera Imana bafite ibyiringiro ko nkuko nawe dufite amasezerano, bakavuga ati ariko ejo cyangwa ejo bundi tuzaba dufite umwana. Imyaka iragenda, indi myaka iragenda. Kugira ngo umve neza Zakariya ahantu yabaga, ntago wamuvugira Zakariya muri Luka. Uraturaza gusaba yuko gatoya tureba mu gitabo cya Nehemiya. Yesu ashimwe cyane. Kugira ngo wumve umugabane wa Zakariya igihe waziye. Uyu Zakariya asohoka muri Abiya, asohoka mu muryango w'abatambyi ba Lewi. Yesu ashimwe cyane. Reka tumuhere mu itangiriro twihute kuko ngusize hano zaba ikibazo gikomeye cyane.
Itangiriro 49. Umuntu wahageze nadusomere ku murongo waho wa 5. Itangiriro 49 ku murongo wa 5. Dusomere bagwe mikrofone. Simiyoni na Lewi n'abavandimwe. Inkota zabo n'intwaro zabo. Yego. Mutima wanjye yego ntuzajye mu nama zabo. Yego. Zagwihereranwa. Bwiza bwanjye yego ntugafatanye n'iteraniro ryabo. Ntugafatanye n'iteraniro ryabo. Komeza. Kuko bicishije abantu uburakari bagatema ibitsi by'inka kugira ngo bimara agahinda. Uburakari bwabo yego buvumwe kuko bwari bwinshi. Umujinya wabo uvumwe kuko wari uw'agashinyaguro. Yego. Nzabagabanya mu ba Yakobo. Yego. Nzabatataniriza mu Bisirayeli. Soma igitabo cy'ingoma za mbere 24 ku murongo wa 7. Hanyuma tugendere hamwe. Ingoma za mbere umurongo wa 24, igice cya 24 ku murongo wa 7. Wahageze? Igitabo cy'ingoma za mbere bice 24 umurongo wa 7. Yes. Maze ubufindo bwa mbere butoranya Yehoyaribu. Yego. Ubwa kabiri Yedaya. Yego. Ubwa gatatu Harimu. Ubwa kane Seurimu. Ubwa gatanu Marikiya. Yego. Ubwa gatandatu Miyamini. Yego. Ubwa karindwi Hakoshi. Ubwa munani Abiya. Uyu mugabo twasomye wa mbere asohoka mu kiye kinyejana muri Abiya. Bagitangira mu bisekuruza baje kuvuga ngo umugabo witwa Zakariya ngo ari asohoka mu muryango wa Abiya. Tumaze gusoma muri iki gitabo cy'ingoma nahanga babagabanyaga imigabane, tubonye ko Abiya umugabane we iyo ntiwazaga ku nshuro ya mbere, ntiwazaga ku nshuro ya kabiri, ntiwazaga ku nshuro ya gatatu, ntiwazaga ku nshuro ya kane, ngo wazaga ku nshuro ya 8. Umunani uvuze iki? Ni itangiriro rishyashya. Uyu mugabo nubwo yari afite itangiriro rishya, nubwo yari afite kuzagirirwa neza, ariko yari afite ikintu abuze mu buzima bwe. Birashoboka ko uyu munsi ufite amasezerano, birashoboka ko uyu munsi Imana ikuvugaho neza, birashoboka ko uyu munsi Imana ikwitayeho, ariko ntibibujije ko hari ikintu ubuze. Nubwo ufite itangiriro ryiza, nubwo utegereje itangiriro ryiza, ariko hari ikindi kintu ubuze mu buzima bwawe. Naje kukubwira uyu munsi wa Pentecost, nubwo icyo kintu kibuze, ariko hari imbaraga z'Imana zigiye kukizana, hari imbaraga z'Imana zigiye kukizura, hari imbaraga z'Imana. Hari ikintu kibabaza cyane, kuba ufite amasezerano ntasohore, ukajya ubona abantu mwasenganye baravamo basubizwa, uzi iyo bicaye barashubijwe, baravuga ngo ariko Adamu ni ikibazo, asenga ate? Ariko ntabwo byumva. Twasenganye Nyabyondo, Imana iduha amasezerano yo kuzabyara, yo kuzashaka, yo kuzatunga. Turatunze, turashatse, turabyaye, aracyari umukobwa, ntabwo yasenze neza. Mujye buva ku bantu. Twasenganye kizabonwa, ni gute umuntu yaharara 3-5 akasubira, ariko uyu munsi ubuzima nibuhinduke. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ababivuga batyo si wafite igisubizo. Haleluya! Ababivuga batyo si wafite igisubizo, ahubwo Imana igutindije muri cyo. Izi igihe cyawe, izi umunsi wawe, igiye kuzakuremera igihe cyawe. Yes! Cyane. Uyu mugabo nubwo yari umutambyi, uyu mugabo nubwo yari akorera Imana, ariko yari afite ikintu kimushakashakisha, kimubabaza nkuko nawe cyakubabaza. Ariko ntabwo Imana yari imuyobewe, ntabwo Imana yamutindije kuri uwo musozi kugira ngo imubabaze,
ahubwo yamutindije kuri uwo musozi kubw'impamvu. Reka nkubwire, twese uko tumeze gutya Imana idutoranya kugira ngo tubere blackboard cyangwa imfashanyigisho mu gihe runaka. Nubona utize mu kibazo ntukabreminga Imana, jya ubwira Imana ngo ahubwo urashaka ko mbere ikihe, niye mfashanyigisho ushaka kuba. Bwana sifiwe. Uyu mugabo atubwiye ngo yakundaga Imana, yubahaga Imana, ariko afite ikibazo. Hari igihe dukiranuka tugakiranukira imbere ya pasiteri, ariko uyu nguyu batubwiye ngo arakiranuka kugeza igihe n'Imana ivuga ngo yes urakiranuka, ariko still nta mwana bafite. Imyaka iragenda, indi irataha, imyaka iriyongera ngo kugeza igihe bageze mu zabukuru bagikorera Imana, bubaha Imana. Uyu munsi biragoye, dufite ikibazo mu itorero, ibyo tubwiwe biragoye bitangiye gutinda. Biragoye kubona umwana w'umukobwa w'imyaka 45 akomeje kuvuga ko Imana izamuremera umugabo. Biragoye cyane, ariko reka nkubwire, iyo avuganye nawe ntago ari yo kubeshya, no kubikora izagira gute, izabikora. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Uyu munsi bishop azi mu rugo, azi kwa data na mama, bafite inzu nibakodesha, bafite n'andi mazu nibakode, barakodesha. Amafaranga bakuramo uyu munsi ni hafi nka miliyoni 2 ku kwezi. La force que la verbe la scala, ariko ntibimbuje agiye gukodesha. No, kandi sinajya Kicukiro babwira ngo mukure mu mupangayi ngo Adamu yicaremo. Nuyi Masaka batuye Kicukiro, ikitonderwa ahantu haba habaye ta a level borase la force de las, ariko data yicaye mu mazu n'abapangayi bayatahamo. Ariko nge ndabazwi kodi nk'umukozi w'Imana, ariko najya gusenga ngo nzakubakire, ntabwo ko ma uzanyubakira inzu ki, ibi bibaza byose byanditseho aba ikavuga ngo muri iki gisagara nzakubakiramo inzu, nzakubakiramo inzu. Kandi yabikubwira icyo nkundira Imana, ikubwira nifite confidence, ngaho mbwira ibibanza byose byubatse byanditseho aba, ariko muri biriya byanditseho aba nyuma yuko abantu babyiyandikishijeho hari ikibazo kivuga ngo nubwo wakiyandikishijeho ariko ni cy'Adamu, ariko ni cy'Adamu. Ndagira ngo ubwire ngo turi mu bihe by'Umwuka Wera, bifasha ibintu bigiye kubihindura, bifasha ibintu bigiye kubyubika, bifasha ibintu bigiye guhishusho yabyo. Haleluya, haleluya. Mariya baramusanga, baramubwira ngo Mariya uzabyara umwana w'umuhungu. Atagati ariko noneho ye baba we, aravuga ati iyo Mariya aza kuba w'iki gihe, aravuga ati buri muntu afite inyogo ye. Ati iyo nyogo uzanyeyo si yanjye, iyanjyeyo yava hese. Aramubwira ngo nkubwire Mariya, iyo nyogo ushaka kumbwira, dore ikintu kizaza. Haleluya, zamurira haleluya. Dore ikintu kizaza, hazaza imbaraga zisumba byose zizagutwikira, hazaza imbaraga z'Umwuka Wera zizagutwikira, kuko umwana ugiye kuvuka ntabwo ari amaraso, ntabwo ari amagufwa, ntabwo ari umusatsi, hagiye kuvuka Emmanuel. Ndagira ngo ubwire ngo itangazo ngo tangarize uyu munsi, isezerano ryawe nari ry'amaraso, ntabwo ari ry'amagufwa, ni ry'Umwuka Wera utwite, ni ry'Umwuka Wera utwite, ni ry'Umwuka Wera utwite. Iryo ngiryo risunikwa n'abantu, risunikwa n'abantu, risunikwa n'abantu. Umuntu yakugirira imbabazi akaguha bitanu ati sukuma. Yakugirira imbabazi akakwishyura ukwezi inzu agati sukuma, ariko njya shima Imana igihe kigeze. Igihe kigeze Mwuka Wera avuga ngo byara, turi mu gihe tugiye kubyara, turi mu gihe tugiye kuzukuruza. Oh, yadukunze na kiguzi twe dutanze, yarabikoze kuguru kundorwe. Imirimo yakoreye Kalvari, niyo ndirimbo yuzuye umutima wanjye. Yadukunze na kiguzi tutanze, yarabikoze kuguru kundorwe. Imirimo
yakorewe Karuvari, niyo ndirimbo yuzuye umutima wanjye. Muze mwese muze mwibire mu maraso ya Yesu, murakira mubona amahoro. Muze mwese muze mwibire mu maraso ya Yesu, murakira mubona amahoro. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe. Umurozi waturogaga iwacu yaravuze ngo bazashake ariko niba karenze umwana umwe. Ari nge nabyaye umwana umwe hashize imyaka 8. Murumuna wanjye yabyaye umwana umwe, yabyaye mbere imyaka 12 nta wundi arakurikiza. Mushiki wanjye umfuri wacu yabyaye umwana umwe n'ubu ntarakurikiza. Umuhereze ngo bakobwa nawe yabyaye umwana umwe, nejo bundi yashatse umwana, nabyo biri kugenda bikendera. Ariko ngo ngera ahantu tugeze ahantu twe kubona Profete Prince, twicuma ahantu gatoya mu rutare, twicumye ahantu gatoya. Hari indirimbo ivuga ngo ujumuhanga maso, ujumuhanga maso, ajarinda umutumbiri kumanywa na nijoro. Ujumuhanga maso, yego ujumuhanga maso, ajarinda umutumbiri kumanywa na nijoro. Iyi nzira itagaragara hakaba ukabwibwe. Yesu ati nje ndi kumwe nawe, ujumuhanga amaso. Iyi nzira itagaragara hakaba mukabwibwe. Yesu ati nje ndi kumwe nawe, barasatora salamana. Ujumuhanga amaso, ujumuhanga amaso, ajarinda umutumbiri kumanywa na nijoro. Urupfu nirusha kurwabo, ujumuhanga amaso. Yesu ati ndi kumwe nawe, ujumuhanga amaso, ujumuhanga amaso, ajarinda umutumbiri kumanywa na nijoro. Kalimba sale fore malas, kumuhanga amaso nijoro. Madame arambwira ati igihe cyo kubyara kirageze. Ndamubwira none se bimere gute mama? Turyame ndebe ko nayigutera. Nayitera reka da, nayitera reka da. Kali la sala vore melas, dengela vore basala. Uko turyamye ibihuri, uko turyamye ibihuri. Ndavuga nachoka mama, mugongo unachoka. Nare nachoka. Tumaze igihe turi muri izo exercice. Turi muri izo exercice gusa. Ndavuga ngo ibi icyambere nagwijibesha shaho ya sakabiri hiri babazi. Icagatatu ijambo yivugi Yusunakebehombe. Icyambere nagwijibesha icyakabiri kiri imbabazi. Icagatatu ijambo yivugi ubwayo imyaka ibihumbi n'agacunama n'agacuko muhinduka kayigaragaraho. Nimurebe nshuti nimurebe,
umugambi mwiza ubutunzi ndetse n'ubupfakazi tuzaba tubisezeye. Haleluya! Ndamubwira ngo tumaze igihe tumaze igihe turi mu karasisi ko gutera inda ariko nizijyamo byaranze. Waryama saa moya binakatara, saa mbiri binakatara, saa munane za busiku binakatara, busubuhi bonjour binakatara. Hasigaye Imana. Ibyo byakunaniye bisigaje imbaraga z'Imana. Ibyo byananiranye biharira Imana. Nigiye kubirangiza. Ibyo byananiranye biharire de umwuka w'Imana. Mama pase tujya kwa Eba, Dr. Eba Legacy. Ande byavuga ngo uyu mugabo ko ari muremure cyane ikimunaniza gutera inda nige. Oye, umuntu azagira ibikoresho ngo ntabwo wabyumvise nyine. Aravuga ko bimeze hatubaza mumaze wowe wageze muri 40 ndambwira ngo sindayigeramo. Ndashabura umwaka umwe ngere 40. Uyu mugore nawe yageze muri 40. Oya, mwabyaye wa mbere. Yes. None ni iki kintu gituma kibazo ni iki ko mbona ugifite forme zo gukina bimeze gute kibuga. Ndamubwira ngo Dr. Eba nukuri tuvure. Turagenda. Hari ikizamini badukoreye kubwo kutavuga byinshi kuri kamera. Muzacyumva ni mujyayo. Kibera kwa muganga ababizi mwabyumvise ubwo ndabipfuritse. Kibera kwa muganga umugabo n'umugore naho kibera. Iyo utabishatse urataha. Bapfunyika ibyo bagombaga gupfunyika barapima. Eba arambwira ngo wa mugabo we ufite amahirwe 50% yo kubyara na 50% yo kutagira gute yo kutabyara. So turabinginze rero birashoboka ko ufite stress nyinshi. Sasa rero izo stress Yesu ashimwe cyane. Izo stress nizo zatuma udashobora kubyara. Tavuga ko man ibi nabyo ni fake. Stress zibuza umuntu kubyara. Ati rwose 50% no kubyara 50% turabona intanga zawe ntago ziri strong. Atwandikira ibinini, atwandikira n'ibyo kurya. Turagenda tugeze imbere ya farumasi. Umva icyo mwuka Wera akora. Mwuka Wera ajya muri madame arambwira ngo umugabo wawe ntumugurire ibyo binini bamubwiye. Intanga ze ni nzima ni muzima. Ningiye wabicerereje ariko wonzanye ntazarogwa. Uwazanye ntakizamutwara. Uwazanye nzamutwikiriza imbaraga zisumba byose. Agarukira kuri farumasi kwe twinjiye muri farumasi bien gutya. Arambwira ngo uvuko Imana imbwiye. Navuga kwa Imana ikubwiriye kuri iko kitatubwiriye imbere. Ivugiye kuri farumasi tujye kugura imiti kuko itakubwiye imbere ya Eba. Arambwira ati nuko imbwiye. Twaratashe uwo munsi ngo muha amahoro ya Kristo. Abantu bakuru murabyumva. Amahoro ya Kristo arafata. Uwo munsi amahoro ya Kristo nacakwitanga umugambi w'Imana. Iyo ritekerereye maso kubangwe tuyoboze n'igicu. Ijoro tuyoboze y'umuriro. Nacakwitanga umugambi w'Imana. Yego iyo ritekerereye maso kubangwe tuyoboze n'igicu. Ijoro tuyoboze y'umuriro. Niyo yaturize niyo izaturinda. Niyo iri maso ku mugambi wayo. Niyo yaturize niyo izaturinda. Niyo iri maso ku mugambi wayo. Cikamo umunsi
maze gufata iryo joro hashize iminsi tugiye kumva umuntu inyuma y'igitanda ku rukuta ariyo arakubita ibintu bijegera. Madame arambwira ngo wumvise umucuraguzi. Ndamubwira ngo madame nyihera amahoro ya Kristo ibindi ubyihorere. Iyo atubwiye ko tugiye kubyara ntibeshya. Uwo nguyo icyo ariyo arakora aruzuza umugambi w'Imana. Abo bose barwanya isezerano ryawe bariho barafasha Imana gukora. Uko bagwira niko imbaraga z'Imana zimanuka. Haleluya. Uko baba benshi, uko abarozi baba benshi, uko abapfumu baba benshi, niko bitera Imana gukora. Uko amagambo aba menshi, niko bitera Imana gukora. Uko abantu bagufatira. Amen. Ubundi hari ikintu kimwe giteye ngo Mwuka Wera, urakoze cyane, ngo Mwuka Wera ajya mu nama zo mu ijuru zirimo ibizima, zirimo abakuru, zirimo abamarayika b'intambara n'abamarayika b'amahoro n'abamarayika bashinzwe kurinda abantu, ngo igatega ugutwi. Yamara gutega ugutwi Umwuka Wera akamanuka akaza akabwira pasiteri turabizi n'ibindi. Inama ivuye mu ijuru yavuze ngo twanzuye ko dushingiye mu cyiciro cy'ubudehe urimo, tukuzamuye mu cyiciro cy'ubudehe cyo mu ijuru. Icyo cyiciro cy'ubudehe cyo mu ijuru kiravuze ngo urinda kumirwa, ntukorwaho. Abarozi bazakuroga, bazagwa iruhande rwawe, abarozi bazagushakisha ntibazakubona, bari bategereje kuseba aho ugiye kuzamurwa. Mwuka Wera akakubwira iki? Amakuru. Ntagarukira aho gusa, niba ujya mu nama z'abagupinga n'abatakwemera, agahita aza akakubwira ngo buriya reka nkubwire, wari uzi ko Leo Kadiya agupinga byasaze, afite inyogoye. Iyo akurebye ntakwemera, ariko umva nkubwire, mu gitondo ugende umubwire ngo ibyo yarayemo byose. Reka babwire, hari umuhungu w'inshuti yanjye azaza hano yitwa Pole bacumbikiye umuntu witwaga ngo umukozi w'Imana, ariko biza kurangira aguye. Bamenya amakuru ko asigaye ajya mu barangi. Aratubwira ati twacumbikiye umuntu tumugirira neza, ariko noneho aratwahagije atugeza. Numwaniye vrema ibyo duhikiraka. Tujyana n'umudamu witwa Mama Bebe, turagenda dukora amasengesho, dutangira saa 3 duhamagara Imana icyo kabza. Nimumvugira Imana. Vugira Imana. Tugitangira kuyihamagara rero ngo icyo kibazo ngejeje kukira iri joro ndakirangiza. Yesu Kristo wa Nazareth. Pastor, umugore yaratuye mu gipango, turasengera mu gipango. Umugore yimutse saa 7 z'ijoro kubera imbaraga z'umwuka. Ndakwifuriza gutunga imbaraga z'umwuka w'Imana. Ndakwifuriza kugendera mu mbaraga z'umwuka w'Imana. Kuko aha niho dushirira amanga honyine, niho Saduraka na Meshaki bavuze ngo n'Imana itadutaba, tuzi kwigira neza, tuzi ko yicikana kiza, niyemera kwitwica dutahe, ariko turabizi ntago twakubararira iki ibingiye. Kandangirize kuri inkuru. Nyina wa Dawidi yitwa nde? Nyina wa Dawidi. Reka mbabakopeze. Yitwa Ndizeye. Nyina wa Dawidi yitwa Ndizeye. Ndizeye ni umugore wo kwa Yesaya, ariko umugore w'incoreki. Ava muri Jordan. Se wa Dawidi yari umukire, icyambere yari yarize, ari n'umukire, akora transport business. Ajya muri Jordan avuye muri Israel, ahakobona umukobwa w'igikomangoma yitwa Ndizeye. Amutera inda, amaze kumutera inda havuka mushiki wa Dawidi utajya uvugwa. Dawidi ni umwana wa 8. Turavuga kuri witi. Umugabane wa Abiya ari wa kangahe? Turavuga ku mubare wa kangahe? Dawidi yari umwana wa kangahe? Wa 8. Avuka mu kwase Yesaya, umugore wa mbere yarabyaye abahungu 7. Dawidi aza akurikiye mushiki we. Nyina w'abakuru ba Dawidi, mwumva bya bihangange by'abajenerali bari kwa Sawuli, baravuga ngo ubwo uyu mwana avutse
akavukira mu nzu y'ikinyendaro, mu musohore hanze atazafata umugabane. Ariko basohoye umwana wa kangahe? Wa 8. Bamaze kumusohora, Ndizeye ikintu yakoze, yabwiye Dawidi ngo ntawe ufite kuturengera no kutuvugira mwana wanjye. Ntabwo nzi icyo uzaba, sinzi icyo Imana iguteganyirije, ariko reka nkubwire, ubwo abandi bakinisha ibipupe toyi, wowe nujya wumva irungu rigufasha ujye ukinisha inanga. Ntawe ufite wo kuzagusimbura, nta n'ufite uzakugemurira, kuko imyanzuro yafashwe yavuze yuko uzapfira. Barashaka kupfira mu ishyamba aho wagiye kuragirira. Umva inama z'Imana. Imana ngo yitegereze uwo mwana utazagira umusimbura, ngo yitegereze uwo mwana utagira kivurira, yitegereze uwo mwana utagira imbabazi. Iravuga ngo nanjye hari icyo nje gukora muri uwo mwana wa 8. Ndagira ngo mbwira ngo nyuma y'uko Imana ibyitegereje, hari ibyo yanze, hari ibyo yasusuguye kubw'imbaraga z'Imana. Muri ibyo yaravuze, kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu, dukomeze dushime mbere, dushimire ihora kwa Yesu wacu, kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi, iyo twizeye amagambo ye, uko yayaturiye ku musaraba haturu, iriba rinyota, ahawereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Arambwira ati nta kibazo, ngeze uko nzabana nawe. Ngo Dawidi ngo aragenda ajya mu ishyamba, niyo yatangiye kwandika iyi zaburi ivuga ngo ngo nk'uko imarakazi yahagizwa no gushaka amazi, niko umutima wanjye gushaka aho mama na data batagize gute, batari kundeba, aho bene wacu bagize gute, batari kundeba. Uzi icyari gitumye biba gutyo? Ngo yari yicaye mu ishyamba ry'inzitane, ngo nuko abona imarakazi ije kunywa amazi aho yajyanye inka ze n'amatungo ye, biro biranywa amazi. Aravuga ngo nk'uko iyi marakazi yareze imisozi ikabije kunywa amazi ahangaha, niko nanjye umutima wanjye gushaka. Dawidi yitegereza inkoni ebyiri bari baramuha, inkoni yitwa ishimbo n'ikiyemo. Haleluya. Aravuga ngo izi nkoni uko ari ebyiri, ngo iyo nzitegereje ngo imwe niyo gukubita ibintu byari bije kubona amatungo, indi niyo kugaruzaho amatungo yanjye yagiye kona. Ngo iyo nzitegereje jewe, haleluya, jewe mbona wowe uri umushumba data, wowe Mana uri umushumba. Niyo mpamvu yanditse Zaburi 23 ngo andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, iruhande rw'amazi adashuma. Niyo nanyura mu gicucu cy'urupfu ntacyo nzatinya. Haleluya, kuko wowe uri umwungeri wanjye. Yitegereje ibyo bintu aravuga ngo iki kibando mfite ngo mbona ari cyo gukubita abanzi banjye, ngo iyi shimbo mfiteyo ngo niyo kugira ngo jewe iyo natanye unguruza ubugwaneza ungarura mu nzira. Imana ituma Samweli mutuma kwa Isaya, iramubwira ngo genda unyimikire umwana w'umuntu mbonye afite umutima nk'ushaka. Asanga abana bose biparitse, ariko muri bari abana bose nta mwana wa 8 wari urimo. Turavuga ku 8. Samweli ngo agere kwa Isaya asuke amavuta aranga. Nibwo bwa mbere Samweli yaravangiwe mu buzima bwe bwose. Ngo asuke ku wa kabiri wapi? Samweli abaza umugabo aramubaza ngo nta wundi mwana ufite? Aravuga ati mfite akandi kana kamwe, ariko ntikabaha, kaba hehe mu ishyamba. Samweli aramubwira ngo jewe ako kana kataraza ntago turi burye ataraza. Kumbe Dawidi nawe yongeraho muri ya Zaburi 23 ngo antegurira ameza imbere. Ari baraza yongera muri Zaburi 23 antegurira ameza imbere ya Binadabu, imbere y'abajenerali bakuru banjye.
arangije ntiyategura ameza gusa arabwira ngo ntimurye wa mwana ataraza. Icya kabiri ntabwo yagarukiye aho ngo acomeka muri 23 aravuga ngo afata igikombe cyane aracyuzuza acyuzuza amavuta arangize ngo asuka ku mutwe wanjye kiraseseka. Mu yandi magambo bazarya ubuvungukira buturutse kuri we nubwo bakwanze. Uzi icyo byateguraga? Byateguraga umunsi azica Goliyati, igitutsi kikava ku nzu ya Isiraheli n'abajenerali bakuru be bikavaho. Kuko umunsi yagiye ku rugamba bavuze ngo ariko Dawidi tuzi kuri inshanutsi urishomoka niki cyaguvanye mu butama. Amwe ko tuvuganye iki na bakimara kwica Goliyati babajije icegera cy'umwami ngo uriya mwana turukahe. Uzi ukuntu yavuze ngo mba nkuruga uriya mwana ntabwo nzaturuka. Ndagira ngo ubwire ngo amavuta Imana dimansiyo igiye kukujyana, Imana imbaraga igiye kugusukaho z'umwuka wera. Reka mbabwire mu bintu bibiri ngiye kurangiriza mbarangirizaho. Bibiri Imana yifuje kera ko umwana w'umuntu agira. Imana yifuje ko umwana w'umuntu agira imigabane ibiri. Umugabane wa mbere twarawize uwo kuba apana kwitwa kuba umwana w'Imana. Icyo kintu ntabwo Imana yigeze yishaka ko tuba ibinyenda. No yashatse ko tuba ijambo ravuga ngo kuko abamwemeye bose yabahaye ubushobozi n'ubutware bwo kuba abana b'Imana. Icya kabiri Imana yifuje kera kugira ngo umwana w'umuntu agire partage, agire ingwate asigarana, yari umwuka wayo. Ijambo rivuze gute mu itangiriro ngo nuku nimukarye inyama ngo muziryane n'amaraso kuko ubugingo buri muri ya maraso. Umunsi twakoraga icyaha tuva mu ngobyi, ibintu byatuvuyeho byari ibintu bibiri. Twavanyweho izina ryo kwitwa abana b'Imana. Imana itujya kure n'umwuka wayo utujya kure. Yesu ibintu yatuzaniye mu 2022 na kangahe na kabiri yongeye kuvuga ngo nongeye kukubyara bundi bushya wiswe umwana wanjye, ariko hari ikimenyetso kizagaragaza kuri umwana wanjye nuko uzaba ufite umwuka w'Imana. Ndangirije mvuga ahangaha umwana w'Imana wese ahava akagera ikizamukubwira ko atari ikibyarwa nuko aba yuzuye mwuka w'Imana. Ubushize narababwiye ndababwira ngo nagize amahirwe yo gukinana n'umwana wa Kagame, Perezida Kagame. Nagize amahirwe nza kugira mistake mu kubita inkokora mu menyo. Nababwiye ukuntu abajepe batugosa ako kanya ibintu biba bibi. Abantu bakajya ngo ati uri umwana wande kuko bise umwana wa nyakubahwa inkokora biragenda bite. Umwana w'Imana hava akagera agomba kugira ikimenyetso cyitwa umwuka wera. Umunsi umwe nabwiye Imana ndiho ndasenga ndabwira ngo Mana nyereka ukuntu abantu bazajya mu ijuru. Imana irambwira ngo nje kubikwereka. Nagiye kubona mbona ikintu kimeze nka rukuruzi kiramanutse, nkajya numva abantu bose numva itangazo ravuze ngo dore imperuka n'impanda irageze. Ngo ariko icyitonderwa ngo buri muntu udafite umwuka w'Imana wazasigara mu isi. Nagiye kubona mbona buri muntu wese uri mu mwuka w'Imana arazamuka. Twifuze kuzamurwa mu mwuka w'Imana. Mwijura birabaza murika nk'izuba haguruka Yesu gazatwambika ikamba ry'ubugingo tumwiteguye kuko azagaruka vuba. Imana ishimwe cyane. Mwijura birabaza murika nk'izuba Yesu gazatwambika ikamba ry'ubugingo tumwiteguye zagaruka vuba. Imana ishimwe cyane. Kumana mw'ijuru umugabane. Imana ishimwe cyane. Mu mwanya muto tuzabona umunezero. Imana ishimwe cyane. Mw'ijuru abera bazamurika nk'izuba Yesu gazatwambika ikamba ry'ubugingo tumwitegure bazagaruka vuba.
Imana ishime cyane. Mwishura bera bazamurika nk'izuba. Ego Yesu basatwe n'ikamba ry'ubugingo. Tumwitegure nzagaruka vuba. Imana ishime cyane. Umwuka w'Imana tugiye kumuvugaho twatinda. Meretse kujya ahantu nkarangirizeho. Mvuga Imana nyivuga neza ariko Imana igutiza kuyivuga neza. Ukayivuga neza. Bari umugabo wavukiye ahantu bavuga Imana. Ureka babwire twese dufite aho tuvukira. Data dusenga. Ariko uwo mugabo yavukiye ahantu bavuga Imana. Bavuga Imana abona ibitangaza live. Mvuga Imana mvuga kwijambo rivuga ngo Imana ibera hose icyarimwe ariko ntikorera hose icyarimwe kubw'umugambi wayo. Maze kuyivuga umugabo araza arapfukama unduta metre mu mategeko. Arambwira ngo Adamu njyewe ndi umunyamurenge wavutse iwacu bavuga Imana. Wavutse iwacu bazi Imana ariko uvuza Imana uyu munsi nguhaye inka. Uyu munsi nguhaye yaracyuwe uyu munsi yayizanye muri envelope. Mwambwize ngo yiragirira yayizanye muri envelope. Kera twayikubise poshe yararangiye. Ariko icyatumye uwo muntu azi imbere yanjye wavukiye mu ijambo ry'Imana, wavukiye abona ibitangaza ni umwuka Wera. Imana ibaho umugisha, Imana ibagirire neza.